nagira ngo mbagezeho ubutumwa bw'abayoboke bayo madini yacu. Turabashimira ku bugenzuzi bwakozwe kandi bugamije inyungu z'abanyarwanda mu nsengero n'imisigiti. Twagira ngo tubabwire yuko ku nama inzego zatugejejeho twagerageje gukora ibishoboka. Hari insengero, hari imisigiti zimaze kuzuza ibisabwa. Twagira ngo tubasabe babandi bazagaruke kudusura vuba, dore nyakubahwa hari n'iminsi mikuru. Ku rwego rw'abayisilamu turi mu gisibo, bantumye ngo mbabwire ngo naburi iminsi isigaye izo nsengero zujuje ibisabwa. Birumvikana ntago twakorera hatujuje amategeko, ariko ahabyujuje badusure baturebere indi minsi isigaye y'igisibo tuyisenge mu misigiti. Hanyuma no ku bandi bayoboke naho hari iminsi mikuru iteganyijwe hano imbere, kuko ndavugira amadini yose ndi mu ihuriro. Hari iminsi mikuru ya hano imbere za Pasika n'ibindi. Nitwa Keza, ndumwe mu bantu bakoresha social media cyane. Tumaze iminsi tubona hate speech, abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, baravuga n'abo u Rwanda, bameze nk'aho babyishyurirwa muri make. Njyewe ndashaka gukangurira urubyiruko ruri hano cyangwa buri muntu wese ufite social media kudatinya gusubiza, gutanga ukuri ku Rwanda. Ubuse bazasebya u Rwanda duhari, bazavuga nabi u Rwanda, twicare turebe ibiri mu kunyuraho tubyemere duhari? Ntago tuzabyemera. Ndashaka kugushimira cyane nyakubahwa kubw'umutekano uduha, ubwisanzure n'ubuyobozi bwiza uduha. Icyo nakwizeza cyangwa se n'urubyiruko, ngiye kubavugira mwese, nk'uko watubwiye ngo turyame dusinzire, natwe kuri social media turiyo, kuko ni tool nini cyane ibipinga cyangwa se abantu badashakira u Rwanda amahoro. Turiyo, iyi ntambara tugiye kwirwana, tugiye gufunga umukandara, turwane kandi tugushyigikira. Urakoze cyane nyakubahwa. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mutwemereye twacumbikira aha cyangwa se twakira n'ibindi bibazo. Hari umuntu wahagurutse hariya. Komeza. Yego, amaze umwanya rwose ahagaze, twamwakira. Mwiriwe nyakubahwa bagiye bihutisha twafatiye benshi cyangwa. Amazina yanjye nitwa Iradukunda Grace Divine cyangwa DJ Ira, izina ry'akazi. Icyambere nashaka kubashimira mwebwe banyakubahwa, abo mukorana hafi, abo mukorana mu nzego zitandukanye, abanyarwanda muri rusange, ukuntu abana b'abanyamahanga duhabwa amahirwe nk'undi mwana wese w'umunyarwanda. Ikindi ni ukubashimira kandi ukuntu umwana w'umukobwa abona amahirwe nk'undi mwana wese w'umuhungu. Iki gihugu je ndakiboneye nk'umugisha udasanzwe. Nyakubahwa, dukunze guhurira ahantu henshi mu ma event, kariya kazi k'uje ubyina nanjye ndi mu baje bakubyinisha. Ikindi cyanshimishije muri campaign twari kumwe, ziriya event nyinshi kugeza nkoze murahira kuri stade Amahoro, ni ikintu kidasanzwe cyane. So icyifuzo canje kwari kubasaba nationalite y'u Rwanda, nkitwa nanje nkitwa umwana w'umunyarwandakazi, nkibera uwanyu. Murakoze. Ababishinzwe hano babyumvise? Nibande bireba? In principle ndabikwemereye, ahasigaye bikurikiranye. Ibisigaye ni ukubikurikirana mu buryo bigomba gukorwa gusa. Nakubwira iki? Mwakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari impanuro mwaduhaye, hari ibyo twaganiriyeho, twakira abandi mu bitwemereye.
Murakoze Perezida wa Repubulika. Amazina nitwa Nwabine Isaac Karemera, nkaba magarariye abanyeshuri ba University of Kigali ahangaha. Murakoze kubw'umwanya mu maye nanjye kugira ngo mbashimire. I just want to thank you very much. Thank you, Your Excellency. Warakoze kutaba nka Mose. Mose ngo yayoboye Abayisiraheli bakura muri Egypt. Hanyuma ageze ahageze ibyo yakoze Imana iramubwira ngo kiriya gihugu urakireba ko ntago uzakigeramo. Twebwe watugejeje yo mu ijuru ryacu. Thank you very much. Ndashaka kubwira urubyiruko rugenzubanye ruri hano kubisabira akantu. This is our home. This is our home. Nimwe mwenshi muri hano. Kubandi bari hanze y'igihugu cyacu biraborohera cyane kuvuga uko bashaka no gukora ibyo bashaka. Ako kuri twebwe it is our right and it is our responsibility to defend our country. In whichever way. Sinzi impamvu muterwa isoni cyangwa se muterwa ishimwaro no guhagarara ku gihugu cyanyu no kukirwanirira. Sinzi impamvu. Naga ibirenge byanyu bikora hasi murareba hanze sinzi aho mureba. Let's fight for our country. Mane bahereza umugisha. Murakoze cyane kandi kigaragara ubutumwa bwumvikanye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika twagarukiriza ahangaha. I have one thing to say, please, if you may. Thank you so much. Thank you so much, His Excellency, and by the names of Rwema Derrick. I also have one concern. And let me say it. Ejo bundi numvishe speech ya General Kabarebe ari kuvuga about uburyo hari weapons zabaye gathered byagaragaraga ko benda gutera u Rwanda. Izo weapons zishobora kuba zarasa 50 kilometers to Rwanda. So my concern is one, before they sanction Rwanda, why shouldn't they sanction Congo? Because how do you give citizens weapons? We've seen on social media young kids with guns. So every person out there who is responsible for sanctioning, start with Congo, please. My second concern is the last time I heard your speech, you reflected on Made in Rwanda, and I love that initiative. Kuko turi abanyarwanda. Ariko ndashaka, okay, yeah, ndashaka ko Made in Rwanda products zishobora kuba zajya kuri price ziri affordable for everyone as a Rwandan. Yes, that's my concern. I thank you so very much. Ndabakunda birenze muri ntwari birenze no kuvuga ubutwari. Imana imeze bakoreje. Turabakunda cyane. Blessings. Long live. Hari umubyeyi hariya wakomeje ashaka kugira icyo avuga, reka tumuhe umwanya. Hari umubyeyi urimo hariya ngamuhereza microphone. y'u Rwanda rwacu banjije kukubwira ngo abanyarwanda turagukunda. No ku ruhare rwanjye ngewe uhagaze imbere yawe ndagukunda. Nitwa Mukarubega Jeanne, navukiye mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Kigali umudugudu ni rya Sharangabo. Nshakira muri Gasabo, nshakira hano Nyarutarama, ariko umunaje ari Kimihurura. Rero Perezida wa Repubulika ndagira ngo nkumenyeshe ngo kuva muri 59 nari umwana, nari mfite imyaka 4, nkura mbona ababyeyi, nkura mbona abavandimwe, mbona abaturanyi, nta muntu wari ufite umutima muzima. Twahoranaga ubwoba, ntitwasinziraga, ntabwo twagiraga peti nubwo tutagiraga ibyo kurya, ariko nta na peti twagiraga. Iyo umuntu afite ubwoba amara barimo gushya mu nda, ntasinzira,
nta kimunezeza, ntiyambara ngo aberwe, ntiyahinga ngo abone umubyizi, ntiyacuruza ngo yunguke, ntiyabyara ngo arerere igihugu. mpagaze hano gusa ngira ngo ngushimire nyakubahwa perezida wa repubulika, wakoze. ngewe menye ubwenge nasanze ingoma ya Kayibanda asimburwa na Habyarimana, abo narababonye. wakoze ibyo batakoze, wakoze ibyo abapadiri bazanye Bibiliya bigisha ijambo ry'Imana, ibyo wakoze ntibabikoze. wakoze ibyo abapasiteri batakoze, warakoze. hari indwara imwe abanyarwanda twazize ariko tutayitewe no mu mubiri cyangwa tuyitwerwe nuko Imana yaturemye, ahubwo tuyiterwa n'abandi. kumva ngo abantu Imana yaremye bamwe ngo ni Abahutu, abandi ni Abatutsi, abandi ni Abatwa. ubwo bwari uburozi, nibwo bwatumye abanyarwanda basubiranamo, babura ubumwe dufite. nyakubahwa perezida, turagushimira. iyo umuntu abatijwe, nitwa Mukarubega, data yanyise Mukarubega ngo niwe mugeni, hanyuma izina ryo kwa padiri na pasiteri nitwa Jeanne. ariko ndagushimira izina watwise twebwe abanyarwanda, waratubatije. ayo mahanga yose aterana, ntabwo bigeze baterana icyo gihe ngo binjire barebe igiteranya abanyarwanda, babashe kumenya yuko ari ayo mazina. ntabwo bigeze babimenya, ariko wowe warabimenye. ubu ndi umunyarwanda. ababyeyi iyo tugenda turi abanyarwanda, abana iyo bari mu ishuri ni abanyarwanda. nyakubahwa perezida, navuga byinshi ariko reka mbwire n'abanyarwanda bose turi kumwe ibyo nitegereje. ngewe maze kugira imyaka 70, namwe muzitegereze rubyiruko. mbivuze kugira ngo n'urubyiruko rubyumve. ntabwo mwaje mugahandura, imvunja ntizari zaratuzengereje. ntabwo mwaje mugasanga abantu barara mu birere, ntimwadukuye mu birere se mukaturyamisha kuri za matora. perezida, turagukunda. nyakubahwa perezida, naba mpagaze hano, wenda abanyakigali bakavuga batari ko si uwo ngo waturukaye. ngewe mvuka kwa Rafayire Kabarega ka Gakomo ka Mudoyire wa Segatare wa Ndabarasa. ariko iwacu ntitwigeze tugira na meya, iwacu ntitwigeze tugira abantu barigaga ariko bageze hagati bakabacamo imikato. ariko uyu munsi wa none abana bagiye mu mashuri bose bariga. turagushimira ko mwitegereze abana basohoke mu mashuri, mu barebe basohoke mu ngo zanyu. hari abantu bakigira amabinga, perezida, mumbabarire nimbwire perezida, uzabwire abo ngabo babivuga bazaza hano mu Rwanda baturebe. twicaye hano ukatunyanyagizamo ijisho, ntiwakwerekana Umuhutu, ntiwakwerekana Umututsi n'Umutwa, nuko twese dukaraba. watwegereje amazi, turakaraba tugacya. abana bacu barakaraba bagacya. abana baragaburirwa ku mashuri, nta mushonji. perezida, wababwiye bakazaza hano mu Rwanda tugaterana, ukabicaza hariya
tukababwira ibiturimo twebwe biba ku mitima yacu. Perezida, akanya ni gatoya, mfite imyaka 70 ariko ubu ntaratse wagira ngo mfite imyaka 18. murakoze Ni cyane. amahoro waduhaye, humura ntabwo inzara izatwica, humura ndaguhumurije, waratwigishije. Ubundi se abantu biga mwiga imyaka ingahera? Hari universite n'amashuri abanza ni 12, bakubitaho nandi wenda b'imyaka 18, imyaka 30 uratwigishije. Uturima tw'igikoni ni tayari, ibibina mu midugudu yacu ni tayari, turafatikanya. Ntawuzananirwa kugura umufuka w'umuceri ufite 2, undi akagira 2, undi akagira 2, turabiteranya, uwaburaye agataha afite umufuka w'umuceri. murakoze cyane ni ukuri. Nyakubahwa Perezida, murakoze cyane. murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uyu mubyeyi amarangamutima yari afite mwayumvise, urubyiruko mwarwumvise. Ibyo nibyo biri mu mitima yacu, nibyo twashakaga kubabwira, nibyo twashakaga kubasangiza. Ngo abandi babiri, aha hari umubyeyi wagumye ahaguruka kuva kare, nyabuna reka tumwumve. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Urayeneza Anita, ndi rwiyemezamirimo w'umugore. Aya mahirwe mbonye yo gufata mikoro ntabwo nayareka ngo agende, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntakubwiye ko ngukunda cyane kandi mbikuye ku ndiba y'umutima wanjye. Icyo kintu nkaba ngihuriyeho n'abagore bose bari hano ndetse n'abanyarwanda twese muri rusange. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, usibye intambara ziri hariya muri Kongo, ariko ubundi mu Rwanda turatekanye, dufite ubuzima, dufite amahoro, dufite ibyiza byose, kandi ni ukubera wowe, tubikesha wowe nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, waratuvunikiye cyane, imyaka 30 irashize. Dutekereza ko hari igihe kizagera tukakubona nawe uruhutse, uri kwinjoyinga u Rwanda, uri kureba ibyiza byarwo, ariko uri nko mu karuhuko. Ese nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ko nk'abanyarwanda twiteguye gutanga imbaraga zacu, urubyiruko rugatanga imbaraga, ba rwiyemezamirimo umutungo cyangwa se amafaranga bikaba twabitanga, ariko kugira ngo twirindire igihugu nk'uko wabidutoje. Ese ni iyihe systeme cyangwa ni kimwe ejo mu gitondo niteguye kuruhuka nanjye. ejo aho bukera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni iki mwatwizeza mukatubwira muti dufatanyije? Naba ari mwe mukimbwira, ibyo mbaza bari wowe bisubiza. Yanakubwiye ko niteguye kuruhuka, ku buryo twizera ko nubwo muri mu kiruhuko umutekano wacu tuwufite. Ariko mwansubije ikindi nabasabaga, nk'uko mudahwema kutugira inama, ese twebwe nk'abanyarwanda nubwo twitanga byose, indi nama irenzeho mwatugira kugira ngo tugire umutekano urambye, abazukuru bacu n'ubuvivi tuzaba turi mu Rwanda rutekanye, ni iyihe? Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Gusa turatekanye, ndizera ko n'ibisasu bimira ibindi wabibonye. Hari twakwakira n'uwa nyuma, hanyuma tugasoza.
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Amazina yanjye nitwa Sheikh Ndayigaya Musa, ndi mufti w'u Rwanda, mpagarariye abayisilamu bose bo mu Rwanda, ariko nk'abandi na vice perezida wa kabiri w'ihuriro ry'amadini n'amatorero na Kiliziya Gatolika. Mu mbaga rero yabo duhagarariye muri abo bemera mu myemerere itandukanye, turabashimira cyane. Ni byinshi byo gushima ariko bitatu by'ingenzi kubera umwanya muto. Nyakubahwa perezida wa repubulika, turashimira ubumwe bw'abanyarwanda. Ni ikintu gikomeye cyane nyuma y'ibihe bikomeye bya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ubu nyuma y'uko ubumwe bw'abanyarwanda bwari bwasenyutse, ariko nyuma y'urugamba mwayoboye rwo kubohora igihugu mwe n'abari babafashije, nyakubahwa perezida wa repubulika, ubu bumwe nta kindi twabugurana. Ni nayo mpamvu twiteguye gukomeza kubuharanira no kuburwanira no kubwitangira, kandi tukaba twiteguye gufatanya namwe mu kurwanya bariya bose bashaka kutugarura muri ayo mateka y'amakimbirane no gucamo kabiri abanyarwanda. Icya kabiri, nyakubahwa perezida wa repubulika, mwaduhaye igihugu gifite agaciro, cyagize agaciro mu ruhando rw'amahanga. Nkuko tubizi, iwanya bari iwanyu, niho hantu honyine winjira utavuze iminsi uzahamara batakubajije icyo uje gukora. Murabizi mwese inshuti duteraniye hano, abagiye mu mahanga mujya mwumva abategetsi bagenda bahinduka bavuga ngo tugiye kubasubiza iwanyu, ariko iwanyu nubwo wajya guhaha niho hantu honyine iyo tugarutse tugeze ku kibuga cy'indege cyangwa umupaka wari wose w'ubutaka n'amazi, bandikaho ngo ni umuturage ugarutse iwabo. Bivuga ngo ntawe ukubaza iminsi, ntawe ukubaza icyo uje gukora n'iminsi uzahamara, ariko handi nk'uko mubizi viza barazitubaza, zashira bakatwirukana. Icya gatatu nyakubahwa twashimira ni umutekano. Hano twumvise ba rwiyemezamirimo, natwe abanyamadini turahari kugira ngo dusenge, kugira ngo dukore, nuko dufite umutekano. Turawubakesha nyakubahwa n'ingabo z'igihugu na polisi n'abandi bashinzwe umutekano, tunashimira tunasabira. Nagira ngo mbibutse ko nk'umuntu uhagarariye idini, intumwa y'Imana Aburahamu ageze aho yatuje umuryango we, yabasabiye mbere na mbere amahoro n'umutekano, asabira igihugu cye, hanyuma akurikizaho gusaba ubukungu n'iterambere. Impamvu yabanje amahoro nuko mu mahoro nibwo ubukungu buboneka, kuko barakora bagashora imari, kandi mu mahoro nibwo abantu baryoherwa n'ibyo babonye muri bwa bukungu, kuko n'ubundi bitunze nta mutekano ntabwo byakuryohera. Nyakubahwa perezida wa repubulika, turabashyigikiye kandi ingamba mufite zo kurinda igihugu cyacu no kurinda umutekano turazishyigikiye. Nsoza nyakubahwa perezida wa repubulika, nagira ngo mbagezeho ubutumwa bw'abayoboke b'ayo madini yacu. Turabashimira ku bugenzuzi bwakozwe kandi bugamije inyungu z'abanyarwanda mu nsengero n'imisigiti. Twagira ngo tubabwire yuko ku nama inzego zatugejejeho twagerageje gukora ibishoboka. Hari insengero, hari imisigiti zimaze kuzuza ibisabwa. Twagira ngo tubasabe babandi bazagaruke kudusura vuba, dore nyakubahwa hari n'iminsi mikuru. Ku rwego rw'abayisilamu turi mu gisibo, bantumye ngo mbabwire ngo naburi iminsi isigaye izo nsengero zujuje ibisabwa. Birumvikana ntago twakorera hatujuje amategeko, ariko habyujuje badusure baturebere indi minsi isigaye y'igisibo tuyisenge mu misigiti. Hanyuma no ku bandi bayoboke naho hari iminsi mikuru iteganyijwe hano imbere, kuko ndavugira amadini yose ndi mu ihuriro. Hari iminsi mikuru ya hano imbere za Pasika n'ibindi. Nyakubahwa perezida wa repubulika, murakoze cyane, turabashimiye kandi turabakunda, duhora tubasabira ibyiza. Murakoze. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, mwakoze kuduha uyu mwanya. Umutima wanjye uragukeneye mwami,